abaremewe n'abashyize ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda batishoboye yageragejwe kwikubitira mu byaruhengeye na Gisenyi aho mu Kinigi abenshi bakaba barishwe mu hagati y'1991 n'1993 umukecuru w'inshikinyiragano ndetse wiciwe abana bose n'umugabo wari utuye mu nzu ishaje na Gahira Tanazi wabaga mu yishaje cyane ku buryo byabaye ngombwa ko isenywa bagatangira kuyubaka bundi bushya bemeje ko bari bafite ikibazo cyaho kuba hatari hatunganye ari kuyirora inyuma ariko munda ni Mungu ntabwo iraguye none rero ndaho aho umurimo afite n'ubushyo niyo sambu mfite kandi ndiho nta umuntu ndi kumwe nawe nuko ndeba intambara yaratoraguye abajyana sindi ngumba ngo sinabyaye ariko narabyaye iratoragura nase wababyaye numvaga mfite n'ikibazo kiremereye nareba abandi bafite amazu nareba inzu ndimo kumva ntaho bivuye ntaho bigiye nkanibaza nti abana banje nabuze iyo mbagira nabo baba bafite akazi bakanyubakira nyuma yo guhabwa ayo mazu yuzuye atwaye miliyoni 7 kuri buri nzu bemeje ko no gubabuza babo bagasiga uheruheru na jenoside ubuzima bugiye kuba bwiza kurusha uko bari babayeho kuko babonye intangiriro urebe ibi birahuri urebe izi ntebe sinakabikoze ngo mbikorere rimwe mbigereho wenda ahubwo none nabigezeho hariho kungewe birandenze sinzi ko none nabigezeho murabona singenda ariko mwaratekereje muti uriya mukecuru utagira utishoboye udashoboye kubaka none tuje kumutabara none mwantabaye mwakoze ndabashimye mwakoze n'Imana izabashimye narebye inzu ngiye gutahamo ntabwo nzi ahantu ivuye yego ndabizi kuko n'isakora yitwubakiye ariko ndebye uwo mutima Imana yabashizemo kwibuka gutabara numvise bindenze bintera no kurira numva ari ibintu bindenze bakimara kubambwira narababwiye nti Imana nsenga ntabwo ari biyari impaye igisubizo ko mugiye kumpa inzu Perezida w'ibuka mu murenge wa Kinigi Munyarutete Joseph yemeje ko kuba abo bantu bari batuye mu mazu adatunganye nabo byari bibateye ikibazo ngo bafite ikizere ko ikibazo cy'amacumbi kubacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda kizageraho kikabonega umuti burundu cyari ikibazo twe nkayibuka twe ni ikibazo gikomeye kubera ko ibibazo byabo duhura nabyo buri munsi kabone nubwo bitakemutse 100% ariko nibura iciza cyasakora nuko iyo ntabwo ibikorwa byayo birangira nicyo kizere dufite tuvuge ngo naho bitagiye aho bagejeje nzi ko umwaka utaha bazahasubukura naho icyo ni ikibazo twari tuzi ariko ubu burya hari aho idukuye hari aho idushize umuryango witwa Sabyinyo Community Livelihoods Association Sakora waranira kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ubukerarugendo bukorerwa mu cyaro niwo wubatse ayo mazu afite ubwiherero igikoni ikigega gifata amazi y'imvura unashyiramo intebe n'ameza n'ibiryamirwa Perezida wa Nsengiyumva Pierre Celestin yavuze ko abubakiwe bari babikwiye koko kandi ngo bafite ikizere ko nabandi bose bazubakirwa nibo bari bagezweho ariko birumvikana ko hari abandi nabo bazagerwaho umwaka utaha bityo buhoro buhoro tuzagenda dufatanya kandi icyo twizeye nuko intego tuzageraho cyo gikorwa cyo kuremera abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda cyateguye ku bufatanye bw'akarere ka Musanze na Sakora cyahimburiwe n'umuhango wo kwibuka no kunamira abatutsi 136 bashyinguye mu rwibutso rwa Kinigi ariko by'umwihariko hakaba hibutswa abana abagore n'abarezi bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri ako gace kuva mu 1991 kugeza mu 1994 abana bo mu mashuri yo mu Kinigi bakusanyije inkunga bayiguramo intama n'ibyo kurya baremera bagenzi babo bo mu miryango y'abacitse ku icumu ikennye Tuyishime Jadofis imusanze